hari amakuru tubyutse tubona agaragaza yuko hari umubyeyi witwa Mukarubayiza yaba yitabye Imana ariko bakaba ko ari urupfu rutunguranye cyangwa se badafite amakuru. Nk'ubuyobozi bw'umurenge wa Rukomo ni ayahe makuru mufite kuri uru rupfu rw'uyu mubyeyi? Ibyo koko amazina ye yitwa Mukarubayiza Petronile, ni wo mudugudu wa Birambo, akagari ka Keye, muri murenge wa Rukomo. Mu ijoro ry'ejo hashize natwe twarabimenye ko umugabo we yabyutse mu saa 9 akajya hanze, yagaruka yamuhamagara ntamwitabe, yamukoraho akumva yapfuye, aratabaza ahamagara abaturanyi, umwuka waheze yapfuye. Yego. Rero iyo bigenze gutyo biba bidasobanutse, twahise tubagira inama ko uko ameze bareka inzego zibishinzwe zikahagera zigatangira iperereza niba hari ibikekwa. Rero niko byagenze, urwego rwa RIB rwarahageze n'inzego z'ibanze birumvikana. Yego. Ku mwanzuro ko ajyanwa kwa muganga ku bitaro by'Ibyumba kugira ngo bamupime barebe cyamwishe, niba ari uburwayi busanzwe kuko nabyo birashoboka, cyangwa niba hari ikindi cyaba cyateye urupfu rwe. Yego. Kugeza ubu nk'ubuyobozi hari amakuru mufite wenda se ku cyaba gikekwa cyangwa se byavuye mu iperereza byavuye kwa muganga? Raporo y'ibyavuye kwa muganga ifite uko itangwa, wenda bakabimenyesha umuryango we n'inzego z'ubuyobozi zibishinzwe, cyane cyane wenda ziba zishinzwe gukurikirana urupfu rwe. Rero ntabwo twari twabimenya, ariko icyabayeho nuko yagiye kwa muganga ndetse banamuzanyeyo, bigaragara ko icyo gikorwa cyakozwe. Amakuru birumvikana ko abafitwe na muganga n'izindi nzego zishinzwe gukurikirana niba hari abandi baba babigizemo uruhare, ariko ni umuryango batubwiraga ko ikibazo bari bafitanye, ni umuryango wari ufite umwana umwe, baracyari batoya, nta makimbirane, nta ntonganya, batubwiraga ko abaturanyi n'abavandimwe babo batubwiraga ko nta kibazo, niba ari uburwayi bwo yategereza raporo ya muganga.